Kuva mu gitondo cyo kuri wa kabiri abacururiza mu isoko rya Nkandagiro batangiye gushyira mu bikorwa icyemezo cyafashwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze kibasaba gusenya amaseta baryubatsemo. Bagaragaza ko byabateye igihombo. Twinjiye mu isoko noneho baduha amaseta yo gukorera, noneho twagiye tujya mu nguzanyo, nguza amafaranga ndubaka, ngura imbaho n'amabati ndubaka, ariko ikintangaje nuko bavuze ngo duhagarike gukora kandi twashoye amafaranga pe, turimo amadeni. Aho twagiye kumva twumva ngo isoko ngo bari kunitse bisenye ngo twubatse mu bitemewe, tukibaza niba turi muri aka kagari kazwi, turi mu mudugudu uzwi, turi mu murenge uzwi, dusenya gute aya mazu twayubatse batabizi? Ku muntu yari kubaka no mu rugo wakubaka n'igikoni bakatabimenya, none ni impamvu ki badusenyesha amazu twamaze kubaka? Nameza bitwe tumazemwo, none batuwe ngo dukoremo ibyacu tugende, kandi twe tumaze gushamo ibikorwa byinshi cyane. Kumba namaze mfitamo amazu abiri, namaze gushora ibihumbi bigeze muri 800. None ubwo telefone yaho ziri kumpuruza, ubwo ndaje nsanze agaseta kanje batereye bashenye. None ubwo nkibaza nkavuga nti se bantu batubwiye ngo baduhaye amaseta tukubaka tukaguza inguzanyo tugiye gucuruza, noneho tureka ubuzunguzayo twicare hamwe ducuruze, none bakaba baduhambirije, none turerekera hehe? Twatakarije amafaranga menshi, ahubwo turasaba akarere ko kakishura abaturage kuko n'umukozi wabo watanze isoko ngo barijemo. Abacuruzi bavuga ko umukozi w'aka karere ushinzwe amakoperative ari we ubashishikarije kurikoreramo, ndetse ngo hari bamwe mu bayobozi bari bafitemo amaseta, ibyo ngo bigashimangira umucyo w'imikorere yabo, nk'uko bisobanurwa na Emmanuel Tuyisenge, umuyobozi w'isoko rya Nkandagiro. Kugira tuje mu iri soko twabisabwe n'umukozi w'akarere witwa ushinzwe ishoramari n'amakoperative witwa Damascene, yaje kutura mu kwezi kwa kabiri adusanga aho ducururiza hano mu muhanda imbere y'isoko, atubwira ko twaje mu soko. Ba mudugudu ko ari 7 abataraje gufatamo n'imyanya ni 2, na Sedo yaje gufatamo n'umwanya nawe yakoreraga muno, ariko mu bantu bazanaga abantu avuga ngo ntakora, nawe yavuye hano visi me yamubwiye ngo genda usenye iseta yawe, nawe yavuye hano yisenye. Ubwo rero na mudugudu yayisenye, nuvuga ngo kwa basanzwe babizi, twe duturanye n'akagari niho baje ku kazi banyuze. Abacuruzi 410 nibo bakoreraga mu isoko rya Nkandagiro, biganjemo abazunguzayi bahoze bakora ubucuruzi butemewe bw'akajagari mu mujyi wa Musanze. Batangiye kurikoreramo mu mpera z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Gusa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhoza, Manzi Jean Pierre, wavuga ko bategeze bemerera abaturage gukorera muri iri soko. Amategeko yande urumva nago naje gutanga uburenganzira ngo nongere mbabwire ngo ntabwo akarere kafata icyemezo ngo tujye kubabwira ngo nibaze ibyo babikoze, ntabwo tubizi. Ubusanzwe iri soko rya Nkandagiro ngo ryubakiwe ubucuruzi bw'amatungo, ku buryo ubuyobozi butari gukomeza kurebera mu gihe hacururizwamo ibinyuranye n'icyo ryagenewe, nk'uko bisobanurwa n'umuyobozi w'akarere ka Musanze wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu, Andrew Rucyanamuhwi. Aho wasangaga akazu kamwe kubakishijwe shitingi, kandi kubakishije igice cy'ibati, kandi gafite 1/5, kandi gafite 0/20, ku buryo byari ari ibintu bidashoboka kwemerwa. Ikindi twasanze inyubako zakozwe z'umushinga zose zimaze kwangizwa, amatibe muri yo yakoreshejwe muri zo nyubako barayatema imisumari yose, inyubako zimwe na zimwe zamaze gutangira gusenywa. Mu rwego rwo gukora ibyo bintu duhita tubihagarika. Uyu muyobozi akomeza yizeza abacuruzi ko bazashakirwa ahandi bakorera, ndetse hagakurikiranwa uwabashoye mu gihombo. Icyambere nuko nabizeza yuko tuzakomeza gufatanya nabo kugira ngo babone ahantu bakorera, ariko mu buryo bufite gahunda. Icyambere tuzakomeza, icyakabiri tuzakomeza gufatanya nabo kugira ngo bakomeze kwitera imbere, tubahuza n'abafatanyabikorwa batandukanye babafasha. Nakubwira yuko ubuyobozi bw'akarere burimo kubikurikirana n'izindi nzego kugira ngo ducukumbure umukozi waba warabaye responsible gufata uwo mwanzuro, n'impamvu yaba yarawufashe wenyine atagishije inama inzego z'umurenge n'ubw'akarere, kandi nitubimenya azakurikirana mu buryo buteguwe n'amategeko. Isoko rya Nkandagiro ryuzuye mu ntangiriro z'uyu mwaka, intego ari uguteza imbere ubucuruzi bw'amatungo magufi. Mbarushimana Pio, i Musanze.